Turabashuje mu izina rya Yesu, bakunzi ba Anaweza TV mwese aho muherereye. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka Imana y'amahoro abagwize, abagirire neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Muri abantu beza, muri abantu b'ingenzi, muri abantu dufatanya muri uyu murimo mwiza w'Imana, kandi n'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo nitutagwa isari tuzabona ingororano. Reka dukomeze dufatanye dukorera Imana. Nukuri Uwiteka azakomeza kutugirira neza muri byose. Haleluya, haleluya. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza rero wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ku batanzi ni Mama Matilda bageze kuri channel yacu ya Anaweza TV ubwa mbere, ariko ku banzi turamenyeranye kandi dusanzwe dufatanya uyu murimo mwiza w'Imana. Turagushimiye Mana yacu, soko y'ibyiringiro n'imbaraga, tuguha icyubahiro mwami w'abami. Tugushimiye kurinda kwiza waturinze, tugushimiye ko ukomeje kubera amaso ubugingo bwacu, ndetse ukomeje kurinda n'abacu bose mwami. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Kristo Yesu. Mana, tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe, turakuraritse ngo ubane natwe. Utugirire neza Uwiteka, uduhe gusobanukirwa no kumva icyo uvugana natwe muri iyi minsi. Ineza yawe ibane natwe, umucyo w'umwami Imana umurikire imitima yacu kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana kandi ritugirire umumaro. Urakoze mwami. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Kristo Yesu dusenze tugushima. Amen, amen. Hallelujah. Mufate za Bibiliya zanyu bene data kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo buduhesha byose. Ubuntu bw'Imana mwene data nibwo buduhesha byose. Bya bindi byose ufite. Babana beza ufite, babavandimwe beza ufite, bababyeyi beza ufite wenda kuri wowe ubafite, yenda rwa rugo rwiza, ka kazi keza ufite, za mpano nziza nyinshi ufite zo gukorera Imana, bwa buranga ufite, kwa kundi uteye, wa mutima wawe ukomeze, mbega buri kimwe cyose ufite cyangwa dufite ni ukubera ubuntu bw'Imana. Ntacyo dufite na kimwe tutahawe, ntacyo dufite twabonye kubw'ubwenge bwacu n'ubuhanga bwacu. Hoya, hoya, hoya. Ya mashuri menshi wize mwene data, buriya ni ukubera ubuntu bw'Imana. Hari benshi bifuje kwiga ntibyakunda. Yesu ashimwe cyane. Ubwo buranga ufite mwene data, hari benshi cyane bakoze ibishoboka ndetse bakoresha n'amafaranga menshi ngo base neza babe beza nkawe, ntibyakunda. Ariko wowe nta n'imbaraga ushyiraho, ugasanga uri mwiza, abantu bose baragutangarira. Uwo mutima mwiza ufite wo gukora ibintu byiza w'urukundo, ntawe wiremyemo, nta naho wawukura. Ni ukubera ubuntu bw'Imana, ni ukuboko kw'Uwiteka ko wabikoze mwene data. Haleluya. Abo bana bawe b'abahanga mu ishuri, aba bandi baragerageje biranga ndetse babigisha no ku mashuri ahenze bikanga, ni ukubera ubuntu bw'Imana mwene data. Si uko wigishije ku mashuri meza, si uko uzi gutanga indero nziza, si uko bagira inama neza. Oya, ni ukubera ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Wewe warabyaye, abandi baragerageje bajya no hanze, bajya hirya no hino bakoresha n'amafaranga menshi ngo babone abana biranga. Wowe rero wababonye kubera ubuntu bw'Imana. Bakaba ari abana bazima, batunganye, bakora bizima, batabaye ibirara, batabaye ibigoryi, batagushebeje. Umva, ni ubuntu bw'Imana mwene data. Kuba uvuka muri uwo muryango mwiza abantu bose bishimira kandi bifuza, ni ubuntu bw'Imana. Nta na kimwe bene data, na kimwe na cya kindi wita gitoya, ntacyo ufite utahawe n'Imana. Byose ibyo dufite n'ibyo turi byo ni ukubera ubuntu bw'Imana. Ubwo rero mwene data, naje kukubwira ngo ca bugufi, icyubahiro n'icyo Uwiteka. Ntukajye ugenda wigometse, ntukabe umuntu udakoreka, ntukabe umuntu urebera abandi hasi ubasuzugura. Menya ko nawe ibyo ufite byose ari ukubera ubuntu bw'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 3, dusome ku murongo waho umwe wa 27. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Haleluya. Mwene data, ntacyo wihaye, ntacyo wakoze kubw'ubuhanga bwawe, nta n'icyo washoboye kubw'imbaraga zawe. Ibyo ufite byose wabihawe bivuye mu ijuru. Ibyo ufite byose wabihawe n'Imana. Ibyo ufite byose ujye umenya ko ari ukuboko kw'Uwiteka ko wabikoze. Bigucishe bugufi, urushizeho guca bugufi imbere y'Imana. Kandi nubona hari icyo urushije umuntu, ntukamusuzugure, ahubwo ujye uvuga ngo nanjye ibi mfite ni ukubera Imana. Ujye uvuga ngo
nanjye urwego ngezeho ni ukubera Imana, uwo ndi w'uyu munsi ni ukubera Imana, si uko nize cyane kuba mfite akazi keza, hoya ni ukubera Imana. Hari abize cyane badafite akazi nk'akawe, hari abahanga ndetse bafite n'uburanga bukurenze badafite urugo rwiza nk'urwawe. Ibyo rero mwene data birushijeho kugucisha bugufi, umenye ngo byose ni ukubera Imana. Ujye ugenda uciye bugufi imbere y'Imana, wubashye Imana ko ari igushoboza byose, ari igukorera byose, ariyo yakoze byose mu buzima bwawe, ikugejeje aho uri, niyo yaguteruye ikugeza aho ngaho. Si uko wakoze akazi cyane bituma warateye imbere cyangwa waragutse, oya ni ubuntu bw'Imana. Reka rero mwene data utunge umutima uciye bugufi, kandi ujye ugarurira Imana icyubahiro ku byo ufite byose n'ibyo ugezeho n'uwo uri we. Ujye uvuga ngo Mana ndagushima kuko ntacyo nabonye ku bwanjye, nta buhanga bwanjye bwatumye ngira icyo mbona, ntabwo ari amasomo yanjye cyangwa amashuri yanjye yatumye ngera aho ngera, ni ukubera ubuntu bwawe. Ujye uha Imana icyubahiro, uyishyire hejuru, uyihimbaze, uyibwire ngo Mwami narabihishuriwe yuko ntacyo mfite, nta n'icyo ndi cyo atari wowe ubigizemo uruhare. Haleluya, haleluya. Bityo rero ujye wegurira Imana ibyawe byose, umutima wawe, umubiri wawe, ingingo zawe, abawe bose, ibyawe, amashuri, ubutunzi, umugabo, umugore, abana, buri kimwe cyose ujye ucyegurira Imana, umenye ko byose ari iby'Imana kandi ari bibe ibyo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Umenye ngo Imana niyo yabiguhaye kandi aho yashakira no kubyisubiza yabyisubiza. Nicyo kizakwereka ko ntabyo ufite uburenganzira, nicyo kizakwereka ko ntacyo ushoboye. Turagabanirijwe kugeza ku rwego rw'uko tudafite n'uburenganzira ku bana twabyaye. Haleluya. Turagabanirijwe kugeza ku rwego rwo kuba tudafite n'uburenganzira ku butunzi twavunikiye, twakoreye akazi tugakora amanywa n'amajoro kugira ngo tubugereho. Imana ishatse yabwisubiza, yabukuraho umunota umwe, byose bikaba birarangiye. Haleluya. Ntabwo se inkuru za Yobu muzizi? Imana yagize gutya mu rwego rwo kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Ibyo Yobu yari afite, ubutunzi bwe, abana be bafite uburanga butangaje, ibintu bye byose, kandi ngo yari umutunzi cyane. Yobu yari umukire cyane kandi yari n'umukiranutsi. Mwene da, Yobu yari umukiranutsi nkanswe wowe nanjye b'abanyantege nkeya bacumura umunota ku wundi. Yobu ngo yari umukiranutsi kugeza ko Imana yamurataga. Haleluya. Ariko Imana ishatse kwigarurira icyubahiro, igira gutya ibya Yobu irabihuha mu kanya ko guhumbya no guhumbura biba birashize byose, ndetse ikora no ku mubiri we nawe urarwara, kugeza ko n'umugore we yamwihakanye akamubwira ati niba utihakanye iyo Mana yawe igukuyeho ibintu byose, yewe ndigendeye. Ngo yari afite ubutunzi bwinshi, amatungo y'amoko yose, afite abana b'uburanga batangaje, ariko mu munsi umwe byose bimushiraho. Haleluya. Nicyo kikwereka ko ntacyo tuba dufiteho uburenganzira, nta n'icyo twishoboreye, byose ni ukubera Uwiteka. Rekeraho rero mwene data kwitwara uko utari, reka gukabya, reka kugaragara ko uzi ubwenge cyane kuruta abandi. Hoya, byose ni ukubera Uwiteka mwene data. Ushima Imana, uyihe icyubahiro, uyibwire uti Imana ndagushima ko wangiriye neza, ndagushima Mana ko ndi muzima, ndagushima Mana ko wangize uwo ndi we, Mana ndagushima urwego ngezeho kuko niwe warungejejeho. Erega mwene data, ubuhanga bwawe ntabwo bwari kukugeza aho ngaho. Oya, ni Uwiteka Imana wakugiriye neza. Haleluya. Ni Uwiteka Imana waguhaye ako kazi, uhembwa amafaranga menshi, abandi bakaba barize no kukurenza ariko bakaba badafite akazi nk'akawe. Nyamara waragundiriye amafaranga uhembwa, urayarya ukayahekenya ukayamara we n'umuryango wawe n'abawe, ukumva uri umuhanga, ukumva uti aka kazi ni akanjye, ninjye wagashatse, narize niyo mpamvu nakabonye, uyu mushahara mfite mbona ni uwanjye, ndawitegekaho ntawe uzawumbaza, ukibagirwa ko wakabonye kubera Uwiteka. Oya, gabana n'abandi, sangira n'abandi, rekeraho umururumba, rekeraho kurya wenyine, rekeraho kwikubira. Ibyo ufite nibikorera Uwiteka, ibyo ufite nibihesha Imana icyubahiro, izarushizeho kukwagura. Nuba umufatanyabikorwa n'Imana, izarushizeho kukugirira neza, izarushizeho kukugwiza no kukwagurira imbago.
no kukwitaho. Nukorera Imana ukaba umwizerwa mu byo yaguhaye, mwene data, Imana izarushizaho kukugirira neza. Ariko nubigira ibyawe ugaceceka, ukaba nk'aho Imana nta kivuze mu buzima bwawe, bikaba nk'aho ari ubuhanga bwawe bwatumye ubibona, bikaba nk'aho ari ugukora kwawe kwatumye ubigeraho, Imana Imana ni Imana ireba, ishobora kubihindura akanya gato, ukishaka ukibura, ukayoberwa aho bigiye. Ese ashimwe cyane. Nutiga guha Imana umwanya mu byawe, uzayoberwa uko bigenze. Imana icyubahiro, Imana umwanya mu byawe, ibyawe nibikorera Imana, ni ukuri ibyo ufite nihagira ababiboneraho umugisha. Niba waratunze waratunganiwe, shaka abana b'imfubyi ubishyurira amashuri, shaka abana b'abakene ubafashe, ambika abambaye ubusa, gaburira abashonje mwene data, genda uciye bugufi. Niba ufite iyo modoka ugira abantu hari ifiti, mwene da, ni ukuri ibyo Imana yaguhaye ni ukugira ngo biheshe icyubahiro. Ntabwo yapfuye kubiguha gusa, kandi ndakwibutsa cyane ko utabibonye kubw'ubwenge bwawe. Ni ubuntu bw'Imana, nibwo buduhesha byose. Ntacyo ufite utahawe, ntacyo harya ngo ni umuryango wawe wabiguhaye, ni iby'iwanyu, ni amasambu iwanyu bagusigiye, ni amazu iwanyu bagusigiye, barayavunikiye. Kubw'ibyo ntawe wahaho n'ikiro cy'ibirayi, ni ibyawe n'abawe gusa. Oya nshuti yanjye, menya neza ko ari ubuntu bw'Imana bwatumye ubibona, usangire n'abandi, ufashe n'abandi, wibuke n'abandi. Mwene data, ibyo bitenge, iyo myenda, ayo mazahabu urunze, ibyo bintu biri muri gariderobe yawe, ugira gutyo ukazibagirwa, ukamara n'imyaka 2 hari umwenda utarambara, wabifasha ukaha abakene bakiyambarira, ko bazagusabira umugisha, kandi ko n'Imana izakugwiza. Erega iyo dutanze, Imana ibona aho ishyira ibindi. Ese ko wagundira ibyo ngibyo, Imana niza n'ibindi izabishyira? Uzi ko ujya kuguha umugisha ugasanga ntabwo witeguye kwakira. Burya gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Rero ibyo ngibyo ufite ni ubuntu bw'Imana bwabiguhaye. Niyo mpamvu ngukangurira kubikoresha neza, ukabihamwa Imana icyubahiro, ukamenya neza ko ntacyo ufite kubw'ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe, ukibuka ko ari Uwiteka watumye ubigeraho byose. Ukamenya ngo ni ukuboko k'Uwiteka Imana kwanshoboje. Ukamenya ngo ni ingabirano, ni indagizanyo, n'ibyo Imana yampaye yarabindagije. Cunga neza, ukabikoresha neza, uzaba inshuti y'Imana. Ariko nubikoresha mu buryo bubi, kuko atari ibyawe ari iby'Imana yaguhaye, izabikuraho ibihundi uzi kubicunga, ibihe uwundi uzi kubireberera, ibihe uwundi uzi kubikoresha neza. Erega Imana igihindura, iginyuranye ibihe, ishobora kubikwambura ikabiha uwundi uzajya gusura abarwayi kwa muganga batagira kivurira, batagira kirengera, bashonje, barwaye, bababaye. Agenda abasura, baganiriza, abashyira ijambo ry'Imana, abashyire n'ibyo bakeneye, ako gasabuni, ako gasukari, ayo mavuta. Wowe nta nubwo ugira umwanya wo kujya kureba abafite ibibazo, ntabwo ugira umwanya wo kujya gusura abakene muturanye. Uba mu nzu yawe ugakinga ibipango byawe, ntawe ukugerera iwawe, ntawe urebesha n'irihumye, waciririye n'imbwa kugira ngo niba hagera zijye zibakanga, mbese bagutinye. Wabaye nk'igikoko muri karitsiye utuyemo, wabaye nk'igikoko mu bavandimwe bawe. Ubutunzi bwaguciye ku muryango, ubutunzi bwaguciye ku bavandimwe, waragiye wigira ikintu cy'ikigenge. Ibyo Imana yaguhaye byatumye witwara ukundi, ufite uko witwara, ufite uko wibona, ufite uko umwanya wishyizemo, wagira ngo uri udasanzwe, ntukoreka, ntubwirwa, ntugirwa inama, ngo uri umuntu udasanzwe. Uri iki se? Ko akanya kuguhumbye no guhumbura mu mwanya wo kwicara muri ya modoka yawe, wasanga bagutwaye n'inyuma bajya kugushyingura. Umva, nta n'icyo tuzakura muri iyi si. Reka duce bugufi, ibyo Imana yaduhaye isaha n'isaha byatuvaho, cyangwa se twanabisiga bigasigara biribwa n'abandi. Ese uzi ko uwo mugisha, ibyo ngibyo wita ibitangaza, ushobora no kurwara ukananirwa kurya na kimwe muri byo atari Imana ikubereye maso? Uzi ko n'ubuzima ufite ari ukubera Imana? Ari ubutunzi, ari ubuzima, ari amahoro, ari urubyaro. Umva, nta na kimwe tutahawe n'Uwiteka. Have rero uzibukira, ca bugufi cyane.
uha agaciro n'abandi. Ntugire ngo ni uko badatekereza, ni uko batazi kwiga amaporoje, ni uko badakoresha ubwenge. Menya neza ko ari Imana yakugiriye neza, nta buhanga, nta bushobozi, ni ukubera Imana niyo yakugiriye neza. Haleluya. Naje rero kukwibutsa ko ubuntu bw'Imana aribwo buduhesha ibyo dufite byose. Niyo mpamvu ngukangurira kubaha Imana no kwiha agaciro muri byose, kandi ukamenya neza yuko Uwiteka ari we soko y'ibyo ufite byose. N'ubuntu bw'Imana mwene data, ubyibuke ubizirikane. Niba wumva hari aho witwaye nabi, ukagira gusuzugura abandi cyangwa se ukagira gutesha agaciro abandi, umenye neza ko wagize nabi, ugarukira Imana uyisabe imbabazi. Uyibwire uti Mwami Imana, nariyoboye, ntekereza ko nzi ubwenge ndi umuhanga kurenza abandi, nyamara naje guhishurirwa yuko ntacyo mfite ntahawe. Naje guhishurirwa yuko ari ubuntu bwawe bwanshoboje kugera aho ngeze uyu munsi. Uyisabe imbabazi, hanyuma bigutere gufata ingamba zo kwita ku bandi, zo kumenya abandi, zo kugenda uciye bugufi. Utunge umutima wubaha Imana, utunge umutima ushyira Imana hejuru, kuko Imana niyo ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Imana niyo itegeka ibyo byose, ishatse mu kanya gatoya yabikuraho ugasigara wakanuye amaso. Reka rero twige kubaha Imana, tumenye yuko ntacyo dufite tutahawe, twibuke ko ubuntu bw'Imana aribwo buduhesha byose. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabizi neza ko nibura hari umuntu umwe Imana ishobora kuba ivugishije. Niba atari wowe, ni njyewe cyangwa ni runaka. Umugambi w'Imana burya ntujya uburizwamo. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya riza nta